sinzi umunsi sinzi igihe nzavira ku isi nk'uko nazi myaka yanjye nzamara ku isi hari byinshi mbonesha amaso nahindura ni nayo mpamvu iby'isi nabiha umutima mpora mfite amatsiko y'umunsi ukurikira aho bigeze njye cy'ubwoba nkumva nabivamo. Kalifani aracyabi iwabo yego nawe uri nka The Ben kumanaginga abakobwa b'i Kigali byakugora mu Rwanda no ku isi hose hose niye verse wakwita your all time favorite verse itari yawe like uvuga ngo hari verse imwe nze man this verse has always been my favorite itari yawe. Kalifani Govinda afite umwana yego cyangwa hoya niyo ndirimbo yawe utekereza ko yakoze ku bantu benshi message wise? The Choice Live. Bodies in the building, somebody make some noise. It's getting hot out there, man. It's getting really hot out there, man. How you feeling? Namahoro. No nje nkunda ukuntu kiri old school ubigishyiramo n'udu headband. ariko hagarutse icyangwe cya old school. Icyangwe cya old school kabisa kiracyaza. NBA. Yeah. You ball? You ball? Icyo kibazo urakizi? You ball? You do? You really do? Ukunda iyihe kipe ya basketball muri NBA? Ndi umufana Stephen Curry. Nk'umukinnyi Golden State Warriors. Okay. Ubwo ni ikipe bita bijyana straight away. Govinda. Ni Patriot. of course Ariko USA baratwibye muri Olympique ubonye ukuntu nyine abantu bahangana umukina mu ikipe Njye nigeze kugira chance zo coachinga game yabo n'Ubufaransa. Europe is real coming, huh? Europe barimo baraza muri basketball. bari kwizamo ariko umupapa ntabwo wamucika. Bufaransa, Serbia, c'est autre chose. Sudani se byarangiye bigenze bite se muri baremi ikine burya yaduhaye agaciro rega barabashitse muri kamikare ngo ni ibintu byoroshye izo muri Olympique amanota babagwiza difference ya 30 Kacyaje babarushije kabahatari. Yeah, ni fresh cyane. So Govinda umuraperi ukunda ibihinde unareba basketball. Yeah. Unakunda n'ikipe yo mu Rwanda ya Rayon Sport. Nako kongera. Na football urayikurikira? Yeah, of course. Umufana wa Sierra nubwo akuzemo gakeya. Ariko uriya munigara motiva cyane. Iyo utari mu muziki ni ikihe kintu cyawe kigutwarira umwanya kurusha ibindi kitari umuziki? No kwita ku muryango. Kwita ku muryango. Yeah. Nagize ko umuryango wawe ubwo ari gukwitaho. None ni wowe witaho. Buriya rero ngira uko avura ukuze rwonga abana. Niko. Iyo ufite umubyeyi ari umwe ari umumama aba ameze nk'umugore wawe kwa. Aba ari mushiki wawe, aba ari best friend wawe. So mba ngomba kumwitaho. Umwanya munini rero niwe muharira n'akazi. umukorera nk'iki like specific uvuga uti ndamutekera. Nicyo nanjye nashaka kumubaza ubwo kumwitaho umukorera iki? Umutetsi mwiza. Icyo ni icyambere no kumutera story niyo twicaranye. Niyo ari gutembera muri hudu turi kumwe amubwira ko yabyaye umwana w'umusa n'ibiyabirukinga. Ni ari no mu bandi. Ukuntu ujya muherekeza nko ku murenge agiye nko mu byangombwa. Ari ukuntu bita byoroye ari kumwe nawe. Akagenda. Tubwire rero uburyo ku murenge bahita bakorohereza gahunda zose. Buriya iyo uri umuntu uzwi uri icyamamare na serivisi nyinshi ziroroha. Kuko ushobora guteza ambutiyaje bitewe n'abantu abafana so barakwihutisha rero so iyo tujyanye rero biramuryohera cyane kwa. Nka Flex ze ni nkizihe muri karitsiye avuga ati umwana wanjye ni Govinda ubu ngo abakecuru bose ntacyo bamuvugaho like nyine tubwira uburyo cyangwa ajya hakana agacupa kuri butike yacaho ati mwayibonye sha murokore ugagasaba agafata ati mumaye ninywere sha tumubonye ntabwo wayibonye hiti yakoze urwo rwego biragoye kuko nawe arifite ariko nyine akanababuranike ariko ikintu kimwe nyine ankundira nuko umuhungu ugira umuco. Okay. Ese ni wowe mukuri wanyu? Umwana wa gatandatu. Yababa we. Emotion za Brenda nizo zibinkoreye. Yaba basubiza nk'inyuma bakazingarura. Emotion za Brenda nizo zibinkoreye. Mu bana 8. Like ku mubyeyi umwe? Yeah. Vie wanyu kandi ntabwo akiriho. Agariho.
asigaye ariko abana 6 kwa ubwo hasigaye abana 6. ubwo ivuye wanyu yagiye umutoya angana nka gute? si n'umwe yagiye bamutwite. ubu ngubu ariho bari batwite? Yeah. agize nk'imyaka ingaho ubwo? Uruta n'umwe. Hari ukuntu ababyeyi bacu babikoraga vuba kugira ngo abana bameze neza. Baraciringa. Urumva twari abahungu 4 n'abakobwa 4. Ariko dusigaye turi abahungu 3 n'abakobwa 3. urumva ari fresh. Ni wowe umusare wenyine urimo iwanyu? Abandi ni abatrainer bakoresha gym n'abacoach. Umwe ajya anafasha Sandrine Sheja, umucoach ujya umufasha ni grand frère. Undi rero nanjye niwe unyitaho. Young brother wanjye. Okay. Young brother wawe niwe ukwitaho. Ndibuka ko ejo nari nabuze nimero zawe ariko mfite za petit frère wawe. Urumva ukuntu bishekeje se? Ariko ni saje. Ni fresh kabisa. Ariko je kugira ngo mbikubwire noneho kugeza ejo numvaga uriya mupeta mfera atari petit frère wawe. Numvaga mfera kabisa. Agari fera kuti. Mani ntago najyaga mpfa kubabonana tu. So ari ukuntu kubera dukora ikariyeri zitandukanye ariko zihurira mu bintu bimwe, so akenshi baba bari mu kazi, njyewe nanjye ndi mu kandi, bakora kuva Monday to Sunday. So urumva biba bigoye ariko akenshi tuba turi kumwe ku isahani na story. That's Govinda. Uri umuraperi. You've been actually, following hip hop music igihe kirekire cyane mu Rwanda no kwisi hose. In a verse wakwita your all time favorite verse itari yawe. Like uvuga ngo hari verse imwe nze man, this verse has always been my favorite. Itari yawe. Ni ya Tupac, Dear Mama. Ivuga ngo Dear Mama. When I was at me and my mama had a beef 17 years on kid down in the street. To back at the time, never thought I'd see a first. And woman in love that could take mama's pressing. Spend for school and scared to go home. I was a fool with the big boys breaking on their rules. I shared tears with my baby sister. Over the years was a poor went down the little kids. And if you know hand, if that is the same drama with things wrong with blame mama. I reminisce and I dress circles. Is her hanging on my mama for my just say. Who think an elementary? Yeah, in a penitentiary. Yeah, Dear Mama. That's Govinda, Dear Mama. Hey, I like that. So Tupac has always been your idol. He's my idol. Niwe muntu wemera muri rap kavuga ngo uyu nguyu. No umuziki. Kuko yari intumwa, akaba yari n'umuhanzi. Akaba yari n'umuacteur mwiza. Muri movie yaratingaga neza cyane. No muri real life yagiraga urukundo. Akanavugira n'abakene abantu bababaye. So yari indwanyi muri byose. Verse tumaze kuturirimbira isobanuye ikinyere kugira ngo natwe tube abantu natwe dukunda iyo verse cyangwa se Google Translate. Google oya. Turayizi ngiyicaye hagati yacu. Abari kuvuga uburyo akiri muto yagiranye ikibazo na mama we cyuko yajyaga akunda kuba ari mu ba big boys, akica amategeko agakwepa ishuri, ariko mama we always yamubaga hafi. So ni muri iyo engo. Okay. Ari track ebyiri zawe, imwe wayikoze urimo ufite nk'ibyifuzo n'inzozi utekereza iyo biza kugenda gutya na gutya. Ari indi ya Power uvuga Imana kugira gutya na gutya. Muri zo zose washizemo Tupac ni Burasa Syria uko naje. Imwe ni Power. Indi bayita ninde wa ishuri iminsi, ninde wavuga ibizaba, ninde wamabona buze nk'ababona bwa nyuma, ninde wanyibagiza. Oya, je nagize arizo ndirimo ndimo kuvuga. Ari kuvuga Power, nkavuga niye nibagiwe title yayo waririmbyemo Sandrine Sheja. Sibyo? So nizo track zivuga izivuga imwe ivuga ibyifuzo, sibyo? Indi ikavuga nyine ukuntu Power ikora ibintu byose. Mu bantu uvuga bafite Power nabo uvuga ushaka kuba ni hehe Tupac ari muri aho ngaho. Izo ebyiri nizo ndi concerned. Hano navuze nkumbuye beef za Tupac na Biggie. Ni muri ninde?
nyine wowe uri muri ninde kandi njye ndi muri power impamvu izo ndirimbo ndi kuzivugaho hamwe na Zimbarire zigaragaza nk'ibyifuzo n'inzozi bya Karufani, reka mbivuge gutyo. So kandi biragoye ko wakwifuza cyangwa ukarota ibintu bitazamo idol wawe, niyo concern yanjye. Oya ntago ari zo zonyine ebyiri ni eshatu. Niyo nindara mvuga ngo radio nza kumenya yuko yari gupfa, ntago uriya munsi nari gutuma ajya Entebbe kuko yapfiriye Entebbe, niho habereye ikibazo. Nari kumujyana nk'ahandi hantu muri chilling cyangwa muri studio, aho rero niho nza kuririmbamo na Tupac. Iyo verse irimo Tupac idukubitse twumve. Sinzi umunsi, sinzi igihe nzavira ku isi nk'uko nazi myaka yanjye nzamara ku isi, hari byinshi mbonesha amaso nahindura, ni nayo mpamvu iby'isi nabiha umutima, mpora mfite amatsiko y'umunsi ukurikira, aho bigeze njye cy'ubwoba nkumva nabivamo, nkiyahuza whisky nyinshi ngo mbashe ngo heke, iyo nza kumenya ko Red ajya gupfa ari iryo joro sinari gutuma yerekeza Entebbe, iminsi n'imitindi twari ukwibishaka sinkangwa n'ibihe, burya ni utayiwe nyapfunga amaso nkabaza umutima nkasena amavi mwitaka kube isi y'ubu vasto nirimo Tupac. Beef za Tupac na Big uzikumbura iki? Byashyuhije industry ya Amerika kugera ku rwego rw'uko twamenye Tupac na Big. Wenda byari gushoboka ko twari kumenya Tupac gusa, ariko byatumye na Big amenyekana. So ari beef ishyushya uruganda, ariko nanone ntibe too much. Tukiri kuri icyo kibazo cya beef, kubera ko twagize natwe abantu bagirana beef nyine muri industry, nanone uruganda rw'umuziki, ariko nanone ntabwo byavuyemo neza kuko byarangiye indirimbo bayikorera kuri YouTube kandi ahamagajwe kuri RIB. Uwo ninde? Ni Zeo Trap na Ish Kevin. Beef yabo indirimbo yasohotse urayibuka? So ntabwo byarangiye neza kuko RIB yaramuhamagaje. Ubona byari kuzafasha iyi industry kugira ngo wenda nabo bantu tutari twakamenye cyane, hari nk'umuntu utaruzi abo yavuze muri iriya ndirimbo akajya kubashakisha kubera iyo ndirimbo, urabona hari icyo byahinduyemo. Uvuga ngo kwivanga kwa RIB muri iriya beef byishe business ya hip hop. Nkeka yuko ku ruhande rumwe ari beef igaragara nta kibazo, ku buryo uvuga ibyo urenzeho ku muntu, ariko kwinjira ku myanya y'ibanga y'ababyeyi cyangwa se ukazanamo umubyeyi, njyewe wamvuga naba ari kuvuze my mama, iyi ngumi nturi kuyireba nayigushyira ku maso. Sha nabonye nubwo Babu yiyemeraga ingumi hari ba nyirazo, niyo mpamvu yasibye. yavuze ati twahangana akimara kubona ko Karufani ari buze, yavuze ati tugiranye ibibazo, ni kuzakora za match za njye na Babu ndabona Karufani na tugiye Babu. bavuga n'umuntu w'abapangira match, ahubwo tuzajya dukubita abananiranye cyangwa mugakora itsinda, tukajya duhana abananiranye. ariko Musa warayisimbukiye iriya ngumi kabisa. Abo banzungu, abo bakasuku. None se abantu bari bajije uriya muntu wayikubise niwe uwo mujama Kazungu wo kuri social media cyangwa ntago ari we? Ntago ari nzungu, uriya we akora kwa Kasuku bamwita ngo Kingi. Yanteye umujinya kwihangana biranana, ariko urabizi ko nitonda kwa. Ariko nyine ukoze mu maso h'intare umva umutontoma wayo. Oh yeah. That's kind of fun. You have a new song, man, of the track Shasha. Yitwa gute? I can fly. You really can fly without wings? Of course. Mine. Nukuguruka mu bwongo. Achievement. Buri joro nawe ufata indege. Achievement. Nukuguruka muri mahindi kabisa. Achievements. Your track, I think we should play it for the people. Sibyo DJ Mu, and then twamara kuyireba turagaruka tuyivugaho n'abantu bose bamaze kuyibona. Keep it the Stress Live, keep it Isuku TV, ladies and gentlemen, 24/7 we out here. Ladies and gentlemen, Karufani Govinda is really lovely. Nizere ko yabaryoheye cyane mwese mukurikiye the Stress Live kuri Isuku TV. And we back in the studio ndacyari kumwe na Karufani Sena Brenda, Mr. Govinda. Tell me man, iyi ndirimbo ujya kuyikora ngo You Can Fly, igitekerezo cyaje gute? Igitekerezo cyahereye ari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati Peter abantu hararagwisha ntago hazaki, uwo umuntu navuga ko hatazaki, uwe mu proving ko ari wrong,
ahubwo wowe noneho utume hashya so niho ushobora kuvuga ati ndi nk'ikiguruka kidafite amababa kwa nyine muri achievement ni ku mihanda hari abantu nzi babaga bababaye badafite ubuzima bufite intego ariko nyine just kubera ko yahatanye ukabona bimeze like nko kuva nk'ahantu ugahita wisangara ni nko kuguruka iterambere rye rikihuta cyane. Okay, that's nice. Ubundi iyo ukora imiziki yawe nka outcome uba ukeneyemo kuruta izindi ni iyihe? Ubutumwa ko bugera ku bantu kandi koko biba byabaye ubutumwa ariko nicyo kintu cya mbere message yuko iri bugere ku bantu. Ubutumwa niyo ndirimbo yawe utekereza ko yakoze ku bantu benshi message wise? Ibaruwa, Power, Uvutse Ninde, na Ninde nayo ubwayo, ariko hari indirimbo bita Kuva Kera bro. Kuva Kera kabisa. Ivugamo story yanjye. Batwitaga abahombyi njye n'ibikundi byanjye, batwitaga injiji batazi icyo tuzaba dufite potential swag nyinshi zarimo ari mu bahomi banjye, twari bato batari gito dufite ubumenyi bwinshi cyane kenshi cyane, yarazi uwo nzaba cyane, amatikwa amahane shyira hirya menya kubana n'abantu kenshi cyane, Useni yamaga amadeni, Jenkins yari homeboys, Romeo yari homeboys, Papito yari homeboys, JP yari homeboys, kwibuka J homeboys. Homeboys, that's what's up. Hagati aho ngaho rero nizere ko abantu bari bugende kwishaka bakayireba. Video iri kuri YouTube channel yawe yitwa I Can Fly, ariko yitwa I mean YouTube channel yawe niyo ndi kuvuga. Karfan Govinda. YouTube channel niyo ndimo kuvuga. Karfan Govinda. Abantu bagende bayishake, bashobora no kuyistreaming ngira ngo iri kuri DSP zose, digital platforms zose zicuruza umuziki yamaze kugeraho. Of course. Na hip hop abantu barayumva. When it comes to streaming, ubona abantu bo imibare izamuka. Hip hop. Ntago twebwe tuyikorera just ngo views. Hip hop akenshi iyo ari indirimbo y'ubutumwa abayumvishe nibura igira ikibafasha, ntago ari indirimbo yatwahuruye, ni indirimbo y'ubutumwa. So urumva kandi abantu ntago bakunda ubutumwa ari benshi, ariko abo bureba burabafasha. Yabari abantu nibo ngiye macaka bari nibo banjye nibo bukeneye cyane, ariko ninkora na za zindi zabo bazazumva. Okay, ni iyihe favorite hip hop album yawe hano mu Rwanda? Kugasima niyo album ya hip hop kabisa uvuga uti. Hanyuma hagakurikiraho ya Kemo. Chemotherapy. Okay, that's nice. Uvuga iki kuri icyumba cy'amategeko? Icyumba cy'amategeko byamaye isura nziza yuko abaraperi turakundana, turanafashanyaho kugira ngo dushwane, mu gihe izindi njyana aho ndi kubona abantu byacitse, ubundi byari bimenyere muri hip hop, ariko byanyeretse yuko aba legend babiri bashyize hamwe biri top, ariko negereje kubona iriya show. Abantu benshi baravuze ngo cyari igihe cyiza, ngira ngo ishobora no kuba ari nabwo bufatanye bukomeye bwigeze bubaho muri hip hop yo mu Rwanda cyane. Abantu baravuga ngo cyari igihe cyiza kugira ngo abaraperi buzuza arena, bicare bakore buzuza arena, banuzuza arena. Ibaze indirimbo 10 na zingahe, njyewe bundi manibaza baricaye bari kunywa akantu baravuga ati twazakoze. Nyine hari ishusho nini mba mbibonamo itangazamakuru ryakabaye ryarahaye umurindi, tukanamenye se bakoraga izo ndirimbo banywa icyayi bari kunywa ji. Ko namwe murabizi mubigira ubwiru, ibintu munywa murabihisha. Ariko Dogi anywa ji, Nyange akunda pome. Ubwo urumva ko bari bicaye bari kunywa pome kabisa. Kandi Riderman nawe akunda gasururu, siko nigeze kumva kugara. Akunda icyayi. Akunda Rider akunda icyayi. Urumva bari kunywa ji n'icyayi. Urumva rero yuko nivyo bari kunywa. Baganiriza.
urabona bari kuyuzuza arena kuri ya launch yabo iyo baza gushyiramo wayibahaye ukareba ntabwo ngiye ndibaza impamvu batayigiye rap ni nk'ikipe ya Rayon Sport igira abafana benshi urumva so wowe iyo biza gukunda bakabaha arena wari kubiba barayibimye oya aho bakora ariko buriya nibo bashimye ko njyewe ahubwo bituma nanibaza nti niba ubufatanye bwa Bulldog na Riderman butaduhesheje icyubahiro abafana ba hip hop urumva biri top ninde uzatujyana muri arena tubwira indi combination dutegereje izabidukorera ese hari aho tugiye duhe nk'urugero nk'uko ubibona mu mboni zawe buriya atari Fiki cyangwa ni Karufani na Zeo Trap ni Zeo Trap na Honix si ngombwa ko ni Bushari cyangwa ni runaka tunarebe n'ibintu binariho ubu ngubu twe gutegereza ibizaza turavuga tuti cyakora uko mbibona uyu munigana wayipimye byakora cyangwa duhuje runaka na runaka arena yasha bro turi muri hip hop reka nkwereke aka kanya Dani nanone amahita afite byakunda yahatwika muri arena ari n'abahanzi Bruce the First yabikora Kevin na Bushari yabikora ahubwo it's a matter of time it's a matter of time okay that's great iminota irimo iratujyana rero twihuta vuba vuba I think Brenda sinzi niba hari utubazo umufitiye ushaka kumubaza turi special and then ijisho ko ndabizi ebana yahereye hasi nkamwijisho tugende tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi kabisa straight away reka tubikore do you have some Yeah, I do have some. Yeah. Ni game ntago ari ibintu bikomeye cyane ya yes or no. Ibintu byoroshye cyane nyine tugiye kubaza hanyuma wowe niba byarabaye cyangwa se bitarabaye uravuga yes or no yego cyangwa oya. Bwarahitamo kamwe ntago bivuga byose cyari. Bashobora kubaza ngo Karufani wambaye inkweto z'umweru yego cyangwa oya. Wambaye Nike. Bwarahitamo yego cyangwa uvuge ngo hoya. Niba cyarabaye yego niyo kitarabaye twaretse kubibwira bari abantu nkabyisomera oya oya twese ko turi kumwe twatangiranye ikiganiro mbega ubwenge uzi wa musore uragira ngo usome usubize ngo yego yego icya kabiri hoya twagiye ariko reka ngubwire Karufa ari njyewe none ukuntu bivuze mise numva hari nka topics udakunda kuvugaho uri uvuga se mani nkingi nyisanzemo ubu nabarabura wataye ubuma na bumanzi ngatavuga yes na naye ndongeraho kamwe muri ibyo bibazo wari wipimisha sida ufite bingahe ko ari kenshi yes kenshi cyane kabisa ufite bingahe bre ufite bitanu ufite bitanu ako karaka bonus ndashaka kamwe ngewe ariko bonus ari yanjye turabona twese namo turamo bonus ubwo iyo ni bonus ya Brenda niyo duhere wari wipimisha sida kenshi cyane oya subiza neza subiza neza yego cyangwa hoya yego nese wowe urumva umuntu yajya okay ariko kwirinda biruta kwivuza twagiye Karifani wari wafungwaho oya bagura fungwaho okay ikindi kintu wari wateretse umukobwa akakwemera ko mubonana ukitegura byarangira akahita akubwira ati reka ntabwo tukibonanye hari umuntu bitarabaho se ku isi hari igihe ashobora guhita mama warwara akamujyana kwa muganga none se ko bivuze nkaho ari everyday life reka mbavugire rega abakobwa ndabakunda n'abana beza ese ubwo yarwaza mama we akaza kukureba cyangwa ngo ikibazo ugiye no kubisobanura none se ubwo ibyo uba watetse uhita ubishyirahe ubwo bita nshaka undi uza tukabisa ishumi zanjye ko mfite ishumi zanjye se bidacanga iniga zanjye ikindi kibazo ese ari ibiribwa n'ibinyobwa abakobwa bakunda iki Karufa ari ibiribwa n'ibinyobwa ko abakobwa ibyo kurya abakobwa bakunda kurya ngo watetse ikizi kugira ngo yumve nyine ahantu haje niba hari safe none se uravuze ngo ibiryo ni city none se tuba dutunzwe ngo niba hari safe ugomba kwanza ukamenya ariko se ubundi kukibabaza ngo ibiryo byawe
ibiryo ni siti cyangwa ajya ava iwabo ariye ajya ava iwabo yariye. akajya reka guteza abagira ngo bamenye Oya, batazi ahubwo- guteka. ajya aza dusangire Speaking of girls and food, is a guy wanje wamaye joke urumva ntarambwira ngo mani uzi guhamagara umukobwa saa sita z'ijoro aryamye wowe uri outside wasohotse aryamye ko mama bite sheri ni sawa uri henda aryamye sibyo umukobwa akakubwira arya yes akakubwira ndaryamye ukamwinjira ukabwira waje mani ko turi out n'abajama urumva ukaza tukarya shoni iki n'iki akanga ajya akavuga ok ndaje akitegura akaza akigera muri show the first thing akodaringa ibiryo umujama arambwira ese yaraburaye ariko namwe muhindura story Gute? none se yajya kunywa atariye kandi yararyamye cya yaraburaye mbere cyiza cyo kugira ngo niyo mpamvu uzasanga abakobwa baturusha ukuntu hata mujye mwodaringa itarashaka kunteranya n'abakobwa natwe mujye mwirinda rwose ndabagurira ibyo kurya mujye muzi wari wagura hasi ibiryo ukabijyanira umukobwa cyangwa se akakubwira ati ndashonje ushaka nanjye namujyanira umukobwa oya nyine Ukamuderivaringira. ukamuderivaringira cyangwa se ariko ukabiha ubwo umuntu yaba akabijyana yibana yibana nibwo ese babikora ubwo urumva nashyira urugo rwose yibana namushyira rumwe ariko si ubwo yambwira ngo abana n'abandi nkamuzanira wenyine si ugutera abandi ubusambo twari tukiri muri yego cyangwa hoya twari tukiri muri yego cyangwa hoya Kalifani aracyaba iwabo yego nawe uri nka debeni kumanaginga abakobwa b'i Kigali byakugora shaka uko mba managinga n'ubundi nta cyahinduka ase watubwiye uburyo umanaginga yego cyangwa hoya yego uri nka the ben kumariginga abakobwa b'i Kigali byakugora oya okay fresh akabazo ka nyuma yarabajije ngo mba managinga gute ngaho musubize Brenda ndi manager mwiza ku bakobwa nzi kumanaginga icya mbere bagomba kumenya yuko niba ansuye kwa mbere ashyiramo undi munsi n'ababesiti baze ko niba ngutera story wowe ari story zanjye nawe ariko haje undi yatuvangira muganirize ugende nawe aze muganirize ko ntabwo story ukunda ari zuri yakunda okay fresh reka rero nanjye mvuga kandi kugira ngo tukurekure Kalfa tukureke ngewe nashaka kukubaza muri yego cyangwa hoya urumva still yego cyangwa ni kamwe si bonus se na mucyo nawe afite kandi kamwe sawa uri kumva nanyuzwe se basi kuri biriya ni fresh kabisa kumanaginga abakobwa turabizi ko bizi Kalfani Govinda afite umwana yego cyangwa hoya oya okay fresh mu wowe hari icyo ufite ndakabitse nzakamubaza ubutaha azakamubaza ubutaha namunze nanoka Brenda mufitanye ni finished business arashaka ko ariko ukuntu Kalifani yagusubije ikintu cy'umwana aba bavuze ati se uriya wa nijoro ntabwo arabimenya rindira wenda ashobora kuba wenda atwite ntibizi Eh. ariko kuba ari hano gutya agenda nta wapi kabisa hashobora kuba hari utwite ariko wamaze kuvuka nawe kuko erega ubimenya byabaye ashobora kuba wenda hari uwambwiye ati akaba yibitse akazama surprise gift erega burya umwana ni nka gift kandi watubwiye ko Zanungura akambwira ati dore kandi wa mwana watubwiye ko namukuze. ukibana n'ababyeyi mbana n'umubyeyi ubana na mama wawe Yeah. none se ubwo abakobwa muhurira he ku buryo n'umwana yavuka baraza nyine bagatera story na makade nanjye nicyo kintu cyiza narabahimye oya kandi urimo expectinga ko yanavuka none se iminsi Ni- ubu mariya we ntabwo yabyaye ushobora kuzana iminsi agashyiga yose ntabwo uri mu rugo yosefu ntiyabaye papa nta gahunda ni ugushakisha abajama bawe nkamenya uwabigorewe amenye nabaho izo story zavuye ahubwo mfite uwo muri Kuba telefone bizi ko hari bize umuniga byataye. uhora mu birometero Yaboneka yasirikiri
Papi, uburyo Kalifani avuze ngo na Mariya yarabyaye nta kintu cyabaye, ibi bintu bigaragaza yuko cyagiye tudahari nyine muri Edeni. Wagusaba Ashobora kuba ntuza Adamu yarabeshye, akaba ariwe wariye rura rubuto, hanyuma akaza gukomvisinga kuko ukuntu abahungu mubeshya abavumbura utuntu bakatuzanira abahungu. Okay, yarakavumbuye amuhereza urubuto, arangije ajya kuvuga yuko ari wowe waruriye. Hari agastori gasekeje k'inigange yanywaga umutobe, afite umwana avuga ati hazashya se, ariko nuko muri abaniga banje ubundi ntabwo nakababwiye bariya ntabwo bari bubyumve. Ati hashya gute? Aravuga umuniga waramubwiye ati buriya mwanyweye akantu k'agacupa hashya. Aravuga ati si nk'iziye basi ngiye kubiyoga ntazi ibyo ari byo, ati iziriya za rufuro zirarura. Ati ariko kuko umenyera utuntu tw'udutobe exo kaba ari sawa. Anywa exo ebyiri ahita asinda mbere yo gushya ataraje. Umukobwa amujyana kuryama amuteruye, urumva byari byagoranye. Tega yaramubwira ati none se ko ari ukugize amahirwe ubundi nari napanze ko ari bushye, yivamo kubera agacupa. Ati none se bimaranye igihe kingana iki? Ati buriya nari narakwigiye umushinga nuko ngo ibi bintu bikansumbuha, ariko ubundi nari napanze ko ari bushye. Sinari kukwica. Asanze umukobwa ari we nyiri game. Ya ndirimbo yawe Kalfa, iki wabwira abantu mbere ko tukureka cyane sana kuri track yawe I Can Fly? Ikintu nabwira abantu, ndabakunda cyane, mugumize mu streaming. I love you so much. Neza hanyuma ikindi dukomeza turyoherwa n'igihugu. Track ya Kalfan turaza kwireba mu kanya gatoya. Before yuko tuyireba bre nitwabanza tukareba kuri wa mukobwa wateje abantu urujijo, and then tukasobanukirwa uwo ari we, and then twamara kumusobanukirwa tukagira gute, tugahita tugaruka tureba indirimbo ya Kalfan, twakira n'abandi batumirwa. Ni The Choice Live kuri Isibo TV. Rero kuri technique niba bari tayari, duhereze umwanya mugenzi wacu Fabros, niwe wakoze ubucukumbuzi tubwira ngo umukobwa mumaze iminsi mubona ntabwo ari we wateje saga ku mbuga nkoranyambaga ifotozanya na The Ben, ahubwo wanyawe ni mugiye kubona muri iyi video. Byose byabereye Musanze muri concert. Nibyo koko si ikosa kuba habaho ubwiyunge hagati y'abagabo bamaze iminsi badashana uwaka. Niba hari umuntu wigaruriye imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi ni Tiger B. Muri iyi minsi akanyamuneza ni kose ku bakunzi ba Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben, dore ko bijejwe ko mu masaha make yandirimbo yitezweho guhagarika amaraso abatamwifuriza ibyiza baza kuyumva. Nuko The Ben amaze kwiyunga na Coach Gael kuwa gatandatu yerekeza i Musanze mu gutaha Silverbacks Cafe. Abahageze bavuga ko performance zo zarumbye kuko abakunzi be yabaririmbiye indirimbo ebyiri zonyine gusa. Amafoto yararumbutse, abakunzi ba Tiger B bahabwa umwanya barisanzura koko. Muri ako kanya nibwo haje umunyarwandakazi w'ikimero kirangaza, birangira The Ben nawe yisanzuye, kamera imufata arimo akurura kenda k'imbere k'uyu mukobwa. Aya mashusho akomeje kuba isereri ku mbuga nkoranyambaga mu gihe umufasha wa The Ben w'Ikeza Pamela yibereye muri Tanzania, ndetse impande zose hakaba nta n'umwe yigeze agira icyo atangaza kuri aya mashusho. Gusa nubwo ayo mashusho yabaye kimenya bose, biracyaguye benshi kumenya uyu mukobwa kuko bakomeje kumwitiranya n'undi munyarwandakazi witwa Isheja Emeline, nawe bafite imiterere imeze kimwe, imwe nyine ituma abagabo n'abasore barwara urukebu kubera guhindukira. Uyu mukobwa akunze gukoresha amazina ya Baby Emeline, akaba amenyerewe cyane muri Popcorn Podcast inyura kuri YouTube, akorana na mugenzi we witwa Clear Umurerwa. Mu mafoto irebera ubwiza n'ikimero by'uyu munyarwandakazi ukomeje kuvugisha benshi amangambure bati naha abasitari mwaragowe. Nge Ndayishimiye Fabros. The Choice Live.